Samuwe sha bimeze neza ibintu biragenda neza tayari bimeze neza. uyu munsi se byiriwe bite? Uyu munsi ni amahoro tumeze neza nta kibazo. Bose narebiriwe mu mirenge ya Kigoma iyo ngiyo ariko imihanda wanisha imeze nabi kabisa. Imihanda ya Kigoma yo imeze nabi sha imeze nabi nagiye ariko yone wahatugereye ariko nagiye mvugana n'ubuyobozi ibyo nababajije bashubije makuru nashakaga numvaga y'ikishanga cya Mwogo agana mu kagari ka Kabatwa basobanuriye bambwira uko bimeze video ziri kuri channel ibishya ukandikamo ibishya ukandikaho va cyangwa ukandikamo ibishya va TV1. Ubwo rero amavideo yose ariho nagiye nyakora baraza kwirebera ukuntu bagiye basubira abaturage bafite ibibazo nababarije byose. Ariko icyo nabonye cyo bakenye imihanda hamwe buriya umuhanda uva unyura mu Kabatwa nyir'umwana uza ufatana ujya muri Nyangazi banisha nawe naridanje kabisa. Dukwiye kubivuga kugira ngo ababishinzwe rwose tubakora ubuvugizi umuhanda we wakorwa kabisa. Meze nabi noneho ukuntu meze nabi mu gihe cy'aka kazuba mu mvura none niba bizaye ni imikuku warangiritse byadanje. Ikigaragara cyo kabone niyo wakora umuganda buri munsi ntabwo byakunda. Umuhanda ujye ku murongo ukenewemo abaterankunga kabisa. Ubwo rero icyo nababwira ngo bagerageze uko bashoboye nyine bakora iyo miganda nubwo bigoye, ariko nk'ubuyobozi nabwo rwose bugiye kuritera iburebe uwo muhanda ukuntu bimeze bagira icyo babafasha kuko buriya abayobozi bariho kubera abaturage. Mbe babafashe bakora ubuvugizi bigende neza. Sasa rero hanze se bimeze bite? Amakuru ameze ate? Hanze ahangaha ibintu bimeze neza nubwo izuba ritumereye nabi ariko ntabwo bari kubiba amasaka. Abantu ntabwo bari kubiba, ntabwo izuba rimeze nabi, ntabwo imvura iragwa. Ariko abantu bitegure bafata imbuto bazibe bazishyize hamwe kuko igihe cy'inga kigiye kugera. Iyo ari byandi bakubitaga umwimbori ngo ni umugore wariye imbuto wamaze imbuto nizere ko batazimaze ahubwo bazibitse neza. Imbuto ibishyimbo bireze kandi n'amasaka ndetse abariye amasaka. Ubwo rero nizere ko gahunda y'ihinga igihembwe cy'inga cyegereje, ubwo nyeka yuko babirimo neza kandi nizere ko bagiye kuzabikora neza cyane. Icyo nabwira nk'ubuyobozi rero njye nabwira ubuyobozi harimo abayobozi beshaho mw'iyi minsi nasi ushobora kujya kwaka serivisi ukicara ukayibura pe, ariko wagiye bakwakiriye neza banakiriye ariko hari n'ahandi ugera ukavuga se bimeze kavuga ati se abayobozi bariraye nabo hagati aho bamwe na bamwe mu nzego z'ibanze kuzamuka bagiye sinzi niba bakiri mu minsi mikuru ntabwo mbisi bamanuka bakegera abaturage uwashaka serivisi akazibona kuko nibyo byiza, kuko hari abaturage benshi babura inyigisho. Usanga nk'abana baretse ishuri ugasanga nta muyobozi urabageraho. Gusa urumva icyo ni ikibazo. Ugasanga ntabwo baje babashishikarize basubire ku mashuri. Buriya iyo umubyeyi yamuvanye umwana mu ishuri yarangiza akabona ubuyobozi bwaje agira ikintu cy'uko aravuga ati reka nsubireyo n'ubundi kamushyiremo imbaraga umwana ajye ku ishuri atazankorera ishyano. kandi n'umwana ariko iyo umubyeyi avanye umwana mu ishuri umuyobozi w'umudugudu akamuca ntagiye kiramubwira, akagari akamuca ntagiye kiramubwira, aba yumva ari ibintu bisanzwe. ariko iyo yumvise ubuyobozi buje rwose tujya ku ishuri kera ari igihe banyimaga amafaranga y'ishuri noneho nkahita mvuga ati ningenda nkaka amafaranga y'ishuri ntabwo bari bwayame, sibyo? noneho nibibwira na diregiteri nkumva biraca inzira nyinshi, kumva narangiza nkagenda nkareba nk'umwarimu nkamutekereza mvuga ati wowe icyo usabwa ni ugushyiramo nimero ugahamagara papa ukamubwira ati nshyikira amafaranga ya n'ay'ishuri kuko ni ngombwa umwana wawe tumusabye ejo mu gitondo azababyuka yabo
kandi niko byahitaga bigenda kuko byumvikana ko abaturage bumva abayobozi cyane kuruta bakumva n'abana babo. Nshobora kukubwira ikintu kugira ngo mpa amafaranga njye ku ishuri cyangwa mu bikoresho njye ku ishuri ukabinyima bitewe n'imyumvire yawe, ariko umuyobozi yaza yavuga ati uyu mwana kuki atari kwiga, ukagira ubwoba ukavuga ati reka mbe namujyana mu ishuri. Ubwo rero mbwira n'abantu b'abayobozi nani mbwira abantu b'abaturage nabo bakibuza abana ku ishuri ntabwo ari byo, dore ishuri barimo baracikanwa bareke bajye kwiga. Uwo navuganye naganiriye n'umuyobozi w'ikigo cy'amashuri aho nari yuko babemerera pe kujya gusira andi babuze amadiplome kuko baba bavuga ngo bahinda bakabwira ngo imyanya yaruzuye, ariko yambwiye ati ni karibu ahubwo bari gucikanwa. Ni karibu bari gucikanwa ahubwo mukora ubuvugizi, ahubwo natubwirire n'abaturage, ahubwo natubwire n'inzego z'ubuyobozi zibakangurire baze bige kuko bari gucikanwa. Ari ni amahirwe babonye kandi amahirwe aza rimwe mu buzima, kandi uko utinda ngo uzajyaho ikindi gihe ni uko amahirwe urimo uyacikanwa yo kubona diplome. Ubu ngubu wagombye gusubirayo kugira ngo uhite ufatirana ukibuka ibyo ku ishuri. Ubwo rero nanone ngira mvugana n'ubuyobozi bw'ibitaro. Hari abaturage bavuga ngo hari imiti batabona ngo bafite kugura muri farumasi, ngo niko byagenze. Nibaza ngo ese ibitaro bya leta byaba byarabaye perife, ubwo nabo byansaba ngo ati abantu baratubeshyera, imiti turayibaha ntajya hari imiti ati n'ibifu, imiti y'ibifu nayo hari imiti itarakorerwa kuri miti ariko ngo bisigaye bikunda. Ati tubaha imiti nta kibazo, abo bandi bari kutubeshyira. Ati niba hari naho bigaragara tugiye gushyiramo imbaraga turebe uko bimeze. Ati ariko twebwe nta kibazo cy'imiti tugira, tubonera ku gihe kandi tugeraho. Noneho abaturage birinda ibihuha. Birinda ibyo bihuha. Nimba ari umuntu wagiye kwivuza tukamuha imiti, ahubwo nanjye ubwo n'imiti bamuhaye yikwigira muganga. Harimo abaturage bigira bitewe n'indwara, harimo abaturage bigira n'abanyabwenge bamukubita ibi ni ibinini agatangira kwigira umunyabwenge atarabyigiye. Ubwo rero nimba ari umuntu wari wambwiye ngo nzamubarize, ashobora kuba yarashaka kwigira umunyabwenge, gushaka imiti myinshi kandi itamugira umumaro, bakamuha imiti yagombye kumugira umumaro burumva kuvura, cyangwa azagende imiti igereranyijwe n'iki n'uburwayi urwaye. Umuturage ubanza azajya anyurwa nuko azagenda yanyurwa nuko yajya kwa muganga, yagenda ataka umutwe bagahita bamuha imiti y'inuze y'imigozi, kuko imigozi batanga imiti myinshi. Ntabwo bibaho nyine buri muganga aguha imiti ibugenewe, niyo miti rero ugomba kwakira. Ubwo rero abaturage baba bavuga ngo bamaye imiti ngo mike ngo ntabwo bayitanga imiti ngo tuguye muri farumasi, bibeshya. Ahubwo nibagire gute bakira iyo miti bayibere ku gihe, sibyo? Ubundi barebe ko indwara zitabadakira, kandi nanone banirinde n'izo ndwara, birinde iyo malariya, birinde izo nzoka, barya ibintu bimeze neza, banywa amazi atetse, sibyo? Kandi noneho banarira ibiryo bimeze bifite isuku kugira ngo izo ndwara nazo zinacike. Nta n'impamvu n'undi ugora kwa muganga, sibyo? Ubwo rero nabo bambwiye ati akareka imiti irahari, ibintu bimeze neza, nta kibazo. Ubwo rero nganira n'umuyobozi agoronome nawe mubaza amakuru y'igishanga cya Mwogo, abwira ati abaturage harimo batajya bise bavuga ngo babatse imiceri ibiro 30 ngo ibiki n'ibiki, babakatakata gutyo bibaza aho biherera. Hambwe ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo, cyakora icyo naganira n'abaturage nuko twabashakira koperative ahantu bakwana, tukabashakira imbuga, tukabashakira rwiyemezamirimo akaza akaba yagura wa muceri bejeje, kandi bakanavuga ati ndetse tubarambwira ati mwegere na biriya natubura nyine mu bintu byo kugura inuza ifumbire mwunganire. Ubwo rero niko yambwiye ati ibindi ntabwo mbizi, cyakora nimba harimo amanyanga ngiye kubikurikirana. Ubwo rero niyo makuru nabashije kumenya. Ubwo rero mwumve yuko ibintu bimeze neza, kandi ukeneye kubireba akore subscribe arabona video zose twagiye dukora uyu munsi. Ariko n'umuyobozi w'akagari twaganiriye
akwereka niwe kumuvugira ibyo ari byo byose nawe ambwira uko bimeze, ariko ibyo ari byo byose bumvise harimo utuntu tutameze neza, bagerageze badukemure natwo tube twagenda kugira ngo bimeze neza n'umuturage ahabwe serivisi. Uri umuturage wamwegereye ukamugisha ukafata inama ukayitegura, ukabahuriza hamwe inama ukabasobanurira ku kintu ugiye kubakora cyiza cyangwa mo kimwe bakakigiraho ibitekerezo, birushaho kuba byiza kurenza uko batakira itangazamakuru ngo bimeze uku n'uku. Ariko umuturage wamugiriye wamufashe ukabashyira hamwe ukabagira inama, dore niyo wabakoresha inama mbere y'uko wababwira ikintu runaka, mukabanza mukababwira uko n'inyungu n'ibiki byose ukabibabwira, birutaho kuba byiza uko babyumva nk'amakuru. Ni nayo mpamvu bibaza ibintu byinshi kuko nta nama ziba zabaye babegereye ngo bagire gute babagire. Ubwo rero bantu banjye ndabakunda ndabishimira cyane. Ubwo niyo makuru nari mbafitiye, ubundi nakagaruka naho utamu byo mukora subscribe mukore na share kugira ngo natwe mudutere inkunga, dore natwe tuba twakoze ntako tutagize, mujye mukora subscribe n'abarezi no video. Ndabakunda ndabishimira. Ciao ciao. Sawa sawa.